kano kanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano mu isi gafite ukuntu gakerererwa cyane ku ngingo zirebana n'umutekano ariko ku bihugu bimwe na bimwe. Aho usanga basa nkaho amategeko areba ibihugu bimwe ugasanga ibindi twakita biciriritse ntaho wajya bonaga amategeko abireba kandi nyamara byose byasinye sinyatiri imwe. Abicaraga bakavuga bati u Rwanda rufite ingabo muri Kongo nibwo umukuru w'igihugu yagiye asubiramo. Kuki u Rwanda rutaba muri Kongo rutazigira izo ngabo? Kuki zitabamo? Niba tubizi neza nyine ko umwanzi u Rwanda rurwanya nawe M23 turi kurwanya, ukaba wemera ko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yemewe nawe uyemera, kuki ushaka kongera kwinyigiza ngo ibyabaye bisubire? Kandi u Rwanda urabizi dufite slogan ivuga ngo ntibizongere ukundi ku munyarwanda uwo ari we wese. Never again. Abakunzi ba Ibuga Global TV ndabasuhuje, mbahaye ikaze mu kiganiro nk'ibisanzwe. Ndi Joseph Iradukunda, ngiye kubana n'umugenzi wanjye Abayingana Semugeshi. Wiriwe neza? Wiriwe neza Joseph. Meze neza? Ndashima Imana cyane. Uyu munsi nahisemo ko nongera kugusubiza mu burasirazuba bwa Kongo tukaganira ku bikomeje kuvugwa. Navuga ko ari ku nshuro ya mbere u Rwanda rwemeye ku mugaragaro ko rufite imikoranire hamwe n'umuryango wa AFC 23. Ariko reka mvuge ntibikiri inkuru cyane, ahubwo icyakurikiye uku kwemera ko u Rwanda rwemeye nyine ko rukorana na AFC 23. Bamwe batangiye kuvuga bati ese ntibigiye guteza uruntu mu karere, cyane cyane ko ubutegetsi bwa Kinshasa wavuze ko nabwo butoroshye kuri muri diplomasi bwise AFC 23 umutwe w'ibyihebe. Bakavuga bati none se u Rwanda kubivuga ku mugaragaro hari abaziri buze kugendera muri uwo mujyi bakavuga ko rutera inkunga umutwe w'ibyihebe, niko babibona, bikaba byateza umutekano muke mu karere. Ikindi bakavuga bati ubu noneho wakicara akavuga ko igihugu cyateye ikindi kitabifitiye uburenganzira, we nawe no guterwa ibuye. Ariko kandi ku rundi ruhande abandi bakavuga bati ahubwo utarashaka kumva ko u Rwanda rufasha M23 n'igihe byagiye bivugirwa mu buryo busa n'ubuhishe, uwo nguwo ni utarashatse kubyumva ngo naho ubundi byatangajwe kera. Nibyo nshaka ko twinjiramo mu by'ukuri. Iyi statement yo kuvuga ko u Rwanda hari imikoranire na AFC 23, first of all wayakiriye gute? Ariko se mu mboni ya politiki bishatse kuvuga iki? Nekereza ko hashize iminsi si myinshi u Rwanda rwemereye isi muri rusange. Bwa mbere ngira ngo ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madame Mathilde niwe wagejeje rura rwandiko kuri Congress mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaragaza ko u Rwanda rwagiranye amasezerano y'imikoranire na AFC 23, ariko aba amasezerano atagamije gusahura kira gihugu nkuko benshi babitekereza, ahubwo aba amasezerano ari mu buryo bwo kugira ngo M23 ibe nka buffer zone hagati y'u Rwanda na FDLR. Buffer zone ngo nabwo akari ni nk'agace ni nk'urukuta hagati ya FDLR ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ubushatse bavuga ko practically M23 ni nka buffer zone hagati y'u Rwanda. Reka turwita urukuta rwo kurinda, ahubwo ibitero bya FDLR. Aho ni mu buryo buri practical cyane, kubera ko ubundi buffer zone mu mategeko mpuzamahanga buffer zone yemezwa iyo UN cyangwa se ibindi bigo bireba byemeje ko iyo buffer zone ishobora kuremwa ahantu runaka. So ngira mvuze rero practically M23 isa nkaho yabaye buffer zone hagati y'u Rwanda na FDLR. Nukuvuga ngo yarinze icyo twakita nka infiltration za FDLR. Ngerageje gusobanurira abadukurikiye buffer zone ukuri kuyisobanura kuri M23. M23 ubwayo nyine hari uburyo ikora, ntago twahita buffer zone, ariko mu mboni yawe u Rwanda rwayiremye mu buryo bwo kugira ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku mutekano n'igihugu cy'u Rwanda bya FDLR byigizweyo, byibuze icungirwe ku birometero. Nanone ntabwo turibuze kuva ko ari u Rwanda rwaremye. Sinzi n'ikintu navuze wacyumvishe. Nacyumvise ahubwo yenda nuko nayo nkoresha terime udashaka. Si terime nashaka, ahubwo ni terime, reka tuvuge ko ari terime wenda niba kitari iyo nunyumve nabi. M23 ya isa nkaho navuze ngo isa nkaho ari buffer zone, kubera ko M23 ubundi first of all usanzwe ari umutwe w'iminura amatwara ufite icyo urwanirira mu butaka cyangwa se mu gihugu cyabo. So u Rwanda rusobanura imikoranire rwanye na M23, navuze ni
M23 yahise iba nka buffer zone, kuvuga ngo yagiye hagati iba nk'urukuta. u Rwanda rwarayiprofise ruyigira buffer zone. Aha niba ari dushobora kubivuga practically ndi kuvuga ni buffer zone ubundi yemezwa n'amategeko mpuzamahanga. So unyemere rero mvuga ino statement, reka nyivuge mu ndimi z'amahanga. We are no longer outsourcing our security to failed promises. We are no longer outsourcing our security to failed promises. Ngenekereje mu Kinyarwanda, ntago u Rwanda dufite ubu umutekano wacu tugomba kuwushingira ku masezerano atarashyizwe mu bikorwa. Bishatse kuvuga iki? Ruvuga ngo mu myaka za 2000 muri 1999 iri kurangira mu myaka za 2000 MONUSCO cyo yari Monique yoherejwe hariya muri Republika Demokarasi ya Congo. Inshingano za mbere kwari kugira ngo igende irebe ikibazo first of all intambara mbere ya Congo iri kurangira, ariko noneho inaze irebe ko yahosha ibikorwa by'imitwe twara gisirikare iri hariya. Monique ivuye nuko ngo politike ya Monique na MONUSCO yayikurikiye icyo uriya muryango cyangwa se ririya tsinda riba rigamije no kurinda ubugizi bwa nabi ku bene gihugu, ku baturage, kubarindira umutekano, guhosha intambara zibibasira, ndetse no kugerageza kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Icyo gihe ariko Monique nabwo rifite iyo nshingano, ahubwo izi nshingano zawe MONUSCO 2010 bamaze kubona ko ikibazo uko giteye. Okay, bahindura ubutumwa bareka kuba Monique hinduka MONUSCO, none yabwa inshingano zo kureba muri rusange uko ishobora guhangana ni imitwe twara gisirikare. Iki nari mvuze ni failed promises. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngira ngo na ambassadeur w'u Rwanda muri UN Martin Ngoga yabikomojeho agaragaza ko kano kanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano mu isi gafite ukuntu gakerererwa cyane ku ngingo zirebana n'umutekano ko ku bihugu bimwe na bimwe. Aho usanga basa nkaho amategeko areba ibihugu bimwe, ugasanga ibindi twakita biciriritse ntaho wajya ngo amategeko abireba kandi nyamara byose byasinye sinyatiri imwe. So usanga rero ntago igihugu cy'u Rwanda kizajya kurindira ngo umutekano wanyu uzarindwa n'ijambo cyangwa se n'imyanzuro izafatirwa mu kanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano mu isi. Ntago u Rwanda dufite kuri ubu rwategereza ko ibyo bintu biba. Igihe twategereje twabonye icyo byatanze. Igihe cya jenoside akora abatutsi bura bavuga ko kimwe mu bintu byatumye mu by'ukuri atabo ubutabazi bwihuse ari uko habayeho gutinda gufata icyemezo cyo kohereza ingabo zagomba gutabara abatutsi bicwaga muri iriya myaka. So ibi byose rero nicyo narimvuze ni ntago u Rwanda dufite kuri ubu ngubu ntago umutekano wacu tugomba kuwushingira ku bandi bantu. So ngarutse rero akimuhana kazi imvura yise by the way. Ikindi ndi kushaka kuvuga hano waruvuze utese u Rwanda ko rwemeye nyuma y'igihe kirekire rwa rumaze rusa nkaho ruhakana cyangwa se rutemeza nyine mu buryo bwa nyabwo ko hari imikoranire hari hagati yabo n'avuga mu buryo buziguye ko cyase buziguye ko hari imikoranire na M23. Ibi rero geopolitically hari ibintu byinshi bisobanuye. N'ubu ntago u Rwanda rero rwavuze ko rufite mu by'ukuri ingabo hari abantu nibakabyitiranye. Imikoranire itandukanye no kugira ingabo mu kindi gihugu. Jenshi wagukorana nawe tukagirana amasezerano runaka, ayo masezerano atandukanye nuko nge naza nkifatanya nawe mu bikorwa urimo. Dufata urugero, niba ucukura umucanga dushobora kugirana amasezerano yuko umucanga ucukuye uzajya uwuma nkawukoresha mu bikorwa byanjye by'ubwubatsi cyangwa ukawumena mu kibanza cyangwa se ukomena mu kibanza cyane. Yego, mu gihugu cyane. Ibyo rero bitandukanye nuko ngewe ndi buze nkafatanya nawe Joseph mu bikorwa byo gucukura wa mucanga wawe cyangwa se tunareka ibyo ngibyo. Uvuga ngo ubwo niba nkumva amasezerano n'imikoranire biratandukanye. Niba nkumva reka tubikure mu bifatika, reka tubikure mu bikoresho tubishyire mu buryo bw'ibiri kuba. Nuvuga ngo imikoranire Rwanda iyo ari imvugo ishobora kuba defined mu buryo u Rwanda rushobora kuvuga ati dufite ikibuga nta kibazo gifite M23 mushobora kwitoreza hanga mugakomereza muri Congo. Okay, so ubwo buryo birimo. Icyo bivuze ni iki? U Rwanda ntago rwavuze ko rwafasha abasirikare ba RDF ngo boherezwe bajye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko ubwo na komando mazahita zibiza RDF cyane. Imikoranire ihari rero ni iyi. Nandi kuvuga ni M23 kimara kugenzura biriya bice byose by'uburasirazuba bw'igihugu. Nuvuga ngo biriya bice byahoze ari indiri ya FDLR. Ni ibice kugeza kuri ubu ngubu birimo abarwanyi ba AFC M23. Amasezerano cyangwa se uko guhuza mu buryo bw'amasezerano rwari nukuhe. Nuvuga ngo M23 nyine igomba kuba cyangwa se igomba kubloka hariya mu buryo bwo bari bwo bwose
n'ubundi busubiza FDLR inyuma. Nicyo navugaga. Niyo mpamvu navuze ni M23 isa nkaho yabaye buffer zone. Ushatse bava ko muri ayo masezerano n'ubundi harimo ko n'ubundi yo M23 kuko cyambere M23 nabikora ariko inarinda abaturage. Kubera ko kurwanya FDLR ni byiza ku Rwanda ariko ni nabyiza ku baturage b'abakongomani bari kwicwa. Byumvikane ko M23 irabikora irindira abaturage umutekano ariko kandi inabikora n'ubundi kuri kote yindi isubiza inyuma iyo menace ku mutekano w'u Rwanda. Ngira ngo nicyo nge nabonye mu ijisho ry'ubusesenguzi nabashije gukorera ari statement ya Madame Mathilde ambassadeur w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku Rwanda rwaravuze ko hari imikoranire ihari hagati yabo ndetse na AFC 23. Hari icyo mbona kuri iyi statement u Rwanda rwakoze nsa naho ntemeranya nawe ijana ku ijana kuko n'ubundi uburyo uri kubivugamo buracyari somehow political biranakwiye kuko tubwirwa bikeya ibyinshi yenda bitewe n'ijisho ukaba wakirebera ariko se twebwe nk'itangazamakuru ubundi tugera hehe ushobora gutunga itoroshe hehe kugira ngo ugire icyo ukura muri statement u Rwanda rwakoze. Njye nk'umuturage w'umunyarwanda mu by'ukuri nkubwiye ngo nshyigikiye 100% ko u Rwanda rufatanya na AFC 23. Iyo ni impamvu buri muturarwanda wese yashyigikira. Urakoze. Hangi ubwanjye rero n'umunyamakuru sintewe ipfunwe no kuvuga ko u Rwanda rwashyigikira AFC 20 kubera iki? Kubw'impamvu z'umutekano w'igihugu. Umwanzuro M23 iri kurwanya ni umwanzi w'u Rwanda mu buryo buri open wabyanga wabyemera. FDLR igizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bahungiye muri Kongo. Jenoside yakorewe abatutsi yaturutse ku ngengabitekerezo n'ubundi ya jenoside ari naho yahageje ikigaragaza Rwanda hariya still iyo ngengabitekerezo ya jenoside ishingiye ku ivanguramoko yakomereje mu burasirazuba bwa Kongo ijyanywe yo na FDLR itangira no kuyimplementinga aho abatutsi b'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa bigera ubwo banirukanwa mu gihugu cyabo cyangwa se batangira kuvangurwa n'igihugu cyabo kubera ko FDLR yabaye firitire mwa kiriya gihugu itangira kubumvisha uburyo abatutsi ari ikibi b'abakongomani. U Rwanda rero kuba rubizi neza ko umwanzi rwatsinze rwarwanyije kugira ngo amoko amacakubiri acike mu Rwanda ntabwo rwakomezaga kurebera kuko n'ubundi imbeba yari iri kurya umuhini yototera isukana none. U Rwanda rero kuba rwaratangaje ko rufitanye imikoranire na AFC 23 ibyo ntibikiri inkuru ariko nabavugaga ko ngo u Rwanda rubitangaje ubungubu nge siko mbibona nabonye u Rwanda ko rufatanya na AFC 23. Joseph nyemerera mvuge kino kintu nyemerera nguce mu ijambo babarira nguce mu ijambo nyemerera rwose ngira ngo wenda abakurikirana itangazamakuru barabizi ko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiye abisobanura cyane. Ngira ngo yari ni ikiganiro sindi kwibuka neza ariko statement cyangwa se uburyo yabivuzemo ndabyibuka. Yavuze ko yigeze gusaba abarwanyi ba AFC 23 kuva muri Warikare. Barabasaba kandi barabikora bavayo. Urumva ngo umuntu ushobora kuba barizwa muri kino gisata cyacu cyisesengura makuru cyangwa se kitangaza makuru by'umweko muri zino nkuru tugarukaho zirebana n'imibanire y'ibihugu ndetse n'umutekano hari ikintu ari kwita yumvamo. Actually ntabwo yatanze itegeko nka chef d'état major, ahubwo nyine yatanze itegeko nk'umuntu koko abo bantu bashobora kumvira. Ibyo bintu biratandukanye. Ntabwo yabitanze nk'umugaba w'ikirenga utegetse abasirikare be ngo muvaho ngaho. Politically yatanze iri tegeko nk'umuntu barabarwanya bashobora kumvira. Ndabisona muri uburyo kugira ngo abantu bumve itandukaniro. Ngira ngo ubundi mu mategeko mpuzamahanga buriya buri mitwe yose yitwara gisirikare cyangwa se mitwe y'inyeshyamba ariko niba ariko nabivuga buriya igomba kugira icyo uwo twakita nka pale. Buriya amategeko mpuzamahanga arabyemera. Uzabona kenshi ibibazo bya Hamas mu byo muri batisi. Uzabona kenshi ibibazo bya Hamas ari Katari akenshi bijyamo. Kubera iki? Suko Hamas idafite umutwe wa politiki n'umutwe wa gisirikare ukomeye. Ngira ngo urabizi ko niyo abayobozi ba Hamas bishwe bibi nkuru hose mu isi. Bivuze ko Hamas ni umutwe ukomeye ufite n'abayobozi bakomeye. Baba nazwi cyane kurusha n'abakuru b'ibihugu. Uzasanga kenshi uri umuyobozi wa Hamas aba nazwi kurusha umuperezida wa Palestine. So, ariko niba umutwe nk'uwo nawo ushobora kugira umuntu ushobora kunyuzwaho bwa butumwa.
muri nicyo kintu biba bisobanuye uvuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda uvuga ngo ibihugu by'ibihangange cyangwa se n'iyo miryango mpuzamahanga ifite ibyo iri gukora mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo niwe muntu banyuzaho cyangwa se ushobora kunyuzwaho ubwo butumwa nawe akabufata akabushyikiriza cyangwa se agatanga itegeko mu buryo bw'ijambo cyangwa se mu bundi buryo bwakoreshwa diplomatically barabarwanya bakumva. So nagira rero nungana icyo waruvuze ni n'ubundi uretse ko u Rwanda rwari bivuze uko ari ubu ariko mbere n'ubundi harababikekaga. Se mugeshi sinzi impamvu badashaka ko dusobanukirwa n'ingamba z'ubwirinzi twari tumaze igihe twumva mu matwi ariko tukibaza ingamba z'ubwirinzi ubwazo zivuga iki. Wari ubikomojeho nari nabikunze cyane ukoresha terme yitwa buffer zone ko AFC 23 M23 ukariyirwana mu rwego rwa gisirikare ko u Rwanda rwayikoresha cyangwa ruyifata nka buffer zone. Intumwa y'u Rwanda mu nteko leta z'ubumwe za Amerika yasobanuye ko umwanzi u Rwanda rurwanya asa neza 100% n'uwo M23 iri completely kuba rero umwanzi ari umwe bivuze ngo umwe yamukubise agahungira ahandi agasanga undi arategereje abati kubita utababarira kuko uyu nguyu niwe mwanzi wacu kandi koko ariko aho harimo difference dore impamvu harimo difference mbabara unyemerere ndaguce mu ijambo uyu munsi mbabara nguce mu ijambo uyu munsi unyihangane nguce mu ijambo impamvu bitandukanye nibi uribuke mvuye tubifata Goma FDLR zahungiye mu Rwanda RDF yarazirashye yarazakiriye zarakiriwe mu by'ukuri ntago bari batashye ku bushake ahubwo babonye n'ayandi mahitamo baravuga bati inzira isigaye ni iyi ngiyi twinjiza mu Rwanda nitujya mu Kivu ni ugupfa nyine nituguma muri Goma amasasu y'ababarwanyi ba Makenga ntago turi buze kuyakira bafata inzira baza mu Rwanda u Rwanda rurabakira rwose ariko mu buryo wabonye ko Ngiranga Fande sindi kumwibuka neza ukuriye karaka sindi kumwibuka neza munyihanganire umukuru w'ingabo z'u Rwanda mu burengerazuba n'amajyaruguru ndumva karagaca ari kamwe mu buryo bwa gisirikare yarari hariya muri biriya bihe by'umujyi wa Goma kuko birumvikana Goma buriya uziko buriya Goma ubushize ngira amari ubwo narindi Rubavu uziko iri kure ushobora kutamenya hano umupaka uri urebesheje amaso ni umujyi ubona nka hari umujyi umwe wajya ni umujyi umwe ariko ufite ahantu utandukanira birumvikana rero ingabo z'u Rwanda zagomba kuba ziri maso muri kara gace kugira ngo zinyine zinarebe niba nta kurengaho kuri buze kuba wanabonye ko zaragize umumaro cyane kuko hari ibisasu bimwe na bimwe byarasirwaga hara ku kibuga cy'indege bishaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda igisirikare cyacu kibuburizamo ibindi kirabisama. So rero waruvuze uti iyo umusangi w'umwanzi mushobora kumukubitira hamwe nava ko u Rwanda rwakoze geste nziza mu rwego rwa politique. U Rwanda rwakoze geste nziza kuko FDLR zahunze na FRDC yewe na wazarendo twarazakiriye. Inzego z'umutekano zarabafashe zibashyira mu kigo runaka ubwo bafite uburyo bwa gisirikare nasobanukiwe babikoramo ariko mu by'ukuri nawo mu buhamya bitangiye na nyuma bavuze ko bakiriwe neza ndetse bamwe muri bo banatangarira ubunyamwuga bw'igisirikare cy'u Rwanda. Baravuga bati bitewe n'ukuntu izi FDLR turabizi ibikorwa byabo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bakomeje kugerageza ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu urabyuka 19 muri Burera na Musanze ibyo bakoze batwiciye abaturage baravuga ati ariko twatungwe n'ukuntu twakiriwe ngira ngo wenda ko niko kantu nagira ngo dukomerezanyeho urajye nyihanganira tuganire muca mu ijambo icyo nashaka gusobanura ahangaha nzamura iriya ngingo ubundi bwa kuba RDF kuba u Rwanda bisobanure neza kuko iyo tuvuze RDF tuvuze igisirikare ukwacyo kandi ni politike y'igihugu igihugu gishobora kugira politike yo kurinda bene igihugu kubarindira umutekano no kurinda imbibe z'igihugu yenda zikifashisha izindi nzego nyine ziri muri uwo murongo wo kurinda umutekano. U Rwanda nje mbona rwarasobanuye kenshi ko gukorana na M23 ubwabyo bidakwiye kuba ikibazo. Umukuru w'igihugu yagiye bigarukaho muri statements zitandukanye avuga ngo ahubwo kuki tutakorana nabo niba isi understanding ubugome jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe uwayikoze aho yagiye akaba ashaka gukomeza kwenyegeza kugira ngo cya kibi yakoze cyongere kihabwe imbaraga. Ese niba wemera ko jenoside yakorewe abatutsi yemewe ku rwego mpuzamahanga urwego rw'isi akaba ari ibyago u Rwanda rwagize ibibazo u Rwanda rwagize kandi isi yose ikaba biri organizinga kubera iki ahubwo utasaba wakaba usaba u Rwanda gukora na FC 23 kugira ngo uwo mwanzi ahashywe burundu
apana kumuhashya kumwigizayo ahashywe burundu. yego Amahanga rero yagakwiye kuba yumva neza icyo kintu. Aka kanya kuba u Rwanda rwavuga dukorana na AFC 23 ntabwo wakabaye ubifata nk'ubu ngubu. Nigeze nkubwira mu biganiro byatambutse yego aho uzabona FDLR uzahasanga na M23, naho uzabona M23 naho uzahasanga FDLR, kuko umwe ararwanya ideology ya genocide undi akayishyigikira. yego Uyishyigikira rero ahora ahanganye no gushyira mu bikorwa izo ngengabitekerezo, n'uyirwanya byanze na wa wundi yirwanya nawe agahora acungana no wa wundi yirwanya n'agahora acungana na wa muntu kugira ngo arinde babandi arimo kurwanya. absolutely Kuba rero FDLR ikomeza gupushinga M23 byari kurangira birangira nyine ikomeje mu Rwanda, kuko niho yumvaga hari ikibuga igomba gukoreramo amarorerwa yayo gitekanye, ibyo u Rwanda rutashoboraga kwemera. Abicaraga bakavuga bati u Rwanda rufite ingabo muri Kongo, nibwo umukuru w'igihugu yagiye asubiramo. Kuki u Rwanda rutaba muri Kongo, rutazigira izo ngabo, kuki zitabamo? Niba tubizi neza nyine ko umwanzi u Rwanda rurwanya nawe M23 iri kurwanya, ukaba wemera ko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yemewe nawe uyemera, kuki ushaka kongera kwinyigiza ngo ibyabaye bisubire? Kandi u Rwanda urabizi dufite slogan ivuga ngo ntibizongere ukundi. Ku munyarwanda uwo ari we wese, never again. Tugomba guharanira ko genocide oya n'ahandi hose mu isi itazongera. Dufite na gahunda y'uko n'ahandi hose mu isi tubona tutumba ibyo bintu, tugomba kuba mu bambere, kuko tuzi nyine ububabare n'ubusharire burimo, n'ahandi tugomba kuba ingero zo gufasha kubirwanya. FDLR rero Kongo ikunze kuvuga ko yacitse intege, nayo naje gutekereza, buriya sinajyaga ntekereza ku kintu cya diplomasi yayo, ariko naje gusanga nayo ihari, kuko imaze kubona ko ingengabitekerezo ya genocide itari gukunda, itari no kurwemerwa, itari no kwemerwa ku rwego mpuzamahanga, cyane ko n'isi yari yamaze gushyira kuri blacklist umutwe wa FDLR aho ugira ubyihebe. Yatangiye kwinjirira mu Kongo, ubutegetsi bwa Kinshasa itangira kubumvisha noneho ko hari ikiri kurwanirwa mu burasirazuba bwa Kongo ari umutungo kamere. Uretse ko bimeze, abantu barapfuye, abantu barahunze, bamaze imyaka isaga 30 mu buhungiro. Ibyo twarabibonaga, ari nacyo cyatumye AFC 23 yegura intwaro. Ibyo twagiye tubibona. Ubutegetsi bwa Kinshasa buhita buhindura noneho politiki yo kuvuga ngo uri kurwanywa ntibishingiye ku ngengabitekerezo n'ivanguramoko, ahubwo ngo bishingiye ku bashaka kwiba umutungo kamere. AFC 23 ntabwo yatangaje ko ifite imikoranire n'u Rwanda gusa, yongereho na Uganda. Mu buhe buryo? Umuhuzabikorwa wa AFC 23 Colonel Nanga yasobanuye ko kuba hari imipaka nka Bunagana, Uganda ihanamo imbibi na Kongo, twaba dufite petite barriere na grande barriere, Rusizi ya mbere n'iya kabiri, na u Rwanda rwo ruhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yabisobanuye nko kuvuga ko politike yayo ari ugutuma umuturage yongera gutekana, agahabwa agaciro igihugu cyari cyaramwambuye. Avuga ko ubu ngubu tuvugana ibihumbi 40 by'abanyarwanda bakongomani, ndetse urujya n'uruza kuri iyo mipaka ibihumbi 40 baratambuka cyane kuri iyi mipaka. Hari ubuhahirane, ubucuruzi bwarongeye burazahuka, kongera ubucuruzi bushingiye ku bihingwa ndetse n'umutekano n'ibizina. Ibyo ngibyo AFC 23 yabitangaje, yongeraho ko itanze gasopo ikomeye kuri AFC, kuri ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kongera guhungabanya ayo mahirwe abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bari bamaze guhabwa na AFC 23. U Rwanda narwo rumaze kubona ko uko biri kose ya buffer zone wavugaga ishoboka, kandi no kurwanya ikibi kikigira kure byaba byiza kikanarandurwa. U Rwanda rwemeye ko hari imikoranire na M23 kuko yitaza ko haba. M23 yari gutekereza ko ikibazo kiri muri Kinshasa cyane kurenza, ahubwo waje guteza ikibazo agashuka ubutegetsi bwa Kinshasa, yarangiza agashaka implementinga amahano yasize akoze mu Rwanda aho ngaho. Niyo mpamvu u Rwanda byari byoroshye, cyangwa se rwashatse umuvuno mwiza wo gukorana na AFC 23 kugira ngo ibereke umwanzi ruharwa bagomba kubanza bakarwanya, bamara kumutsinda ahubwo bakaba bajya gutekereza
kujya gukura icyasha cyangwa se ibitotsi mu butegetsi bwa Kinshasa. Ikintu ntekereza nje nuko mbibona ntekereza ku iyo ngingo ntabwo ndi kure y'ibyo ngibyo sindi kure y'ibyo ngibyo kubera ko AFC mu 23 na mbere y'uko iri moderne tuyibona unakurikirana usanga uhera kuri za CNDP RDC deja RCD ni RCD kuza kuri CNDP M23 mbere ndetse n'iya kabiri bombi n'umuri ikintu cya mbere bahuriyeho uretse ko harimo utuntu nyine tugiye dutandukanye ariko ikintu bahuriraho cya mbere first of all no providing security kuri bara abaturage hari n'indi ngingo ikomeye kurusha izindi yo kugarura impunzi ziri hirya no hino muri kano karere k'ibiyaga bigari harimo n'izabashije kwambuka zijya muri leta zunze ubumwe za Amerika n'ahandi nubwo nabonye Trump yabahagurukiye ICE ikomeje no gukora ibikorwa bya mu buryo bw'urugomo nyina bushize twagana ku abantu bari kwicwa mu mijyi itandukanye muri za Minnesota mu mujyi muri Minnesota za Maine n'ahandi hatandukanye muri leta icyo kibazo rero cy'impunzi no gutanga umutekano ni ibintu navuga by'ingenzi AFC 23 imaranye ibinye 10 okay mvuze AFC kuko ni ururo rishya ariko M23 muri rusange nka ideology atari M23 nk'igisirikare M23 nka ideology ni ikintu bamaranye imyaka irenga 30 bifuza gushyira mu bikorwa kuvuga batereka twizere ko M23 ni moderne ifite igisirikare kira advance buriya ngo umutwe witwara umutwe w'nyeshyamba bamaze kugira aba general ngo nka babiri cyangwa batatu ngo wakomeye uburanga bari igisirikare gikomeye niyo mpamvu ubona kenshi mu rugamba bagira rezilita nziza noneho na political wing yabo ifite aba professeur ifite aba doctor ifite abahanga bakomeye basesengura amategeko abagira gute urumva noneho ko imaze kuba fit mu buryo politiki n'uburyo bwa gisirikare benshi bakavuga batereka twiringire ko M23 ni moderne nibura iyo izagira ikikora kigaragara kuri bino bibazo bimaze ibinyecumi birenga bitatu kandi ubwo turabona rezilita mu rwego rwa diplomasi na rimwe mu mateka AFC mu 23 na Kinshasa cyangwa se uhereye kwizo za RCD kuza CNDP n'abandi nibwo bwa mbere uyu mutwe warufashe ukuboko cyangwa se wajyanye n'ubutegetsi bw'i Kinshasa bakicara ku ndumuza amahanga buriya Qatar ari amasezerano na Qatar ni achievement ikomeye cyane kuri M23 kuko bwari ubwa mbere mu mateka bibaye ko umutwe witwa gisirikare umaze igihe urwanira uburenganzira ugiye kuganira na leta yabo iri mu batuma nyine ubwo burenganzira butaboneka ngo barebe iki gishobora gukorwa so achievement no ku kibazo cya FDLR bagiye bahakana kenshi kitabaho ngo nabahari ngo nabana ngabandi ngo nabasaza batabasha gukora ariko ubona benshi bagiye bafatirwa hariya hakugiye mu rugamba ari nabo M23 iherutse kohereza yohereje mu Rwanda bana nabyo biri mu bigize ya masezerano nabyo nuko twakibagiwe ubona ko bavuga ko bahari kandi bari active bakora barakora ikindi ngira ngo n'umuvugizi wa RDF Fande Ronald Bivanga nawe yavuze ko mu mibare inzego z'ubutasi z'u Rwanda zifite nuko FDLR abari active hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 10 abari abantu benshi abo ngabo noneho twanahuza na za mvugo za President Felix Tshisekedi umukuru w'igihugu we ubwe wivugiye ngo nyene y'abantu bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo mbatera inkunga yarabyivugiye mu ruhame na mugenzi we Son Excellence Evariste Ndayishimiye Perezida w'u Burundi so urumva rero ibi byose nta cyari kubuza u Rwanda wahoze uvuga ati ingamba z'ubwirinzi nta cyari kubuza u Rwanda gushyira ingamba z'ubwirinzi mu gihe abaturanyi bari kuduhigira sinzi niba guhigira abakunzi ba Ibuga Global TV icyo bari badutegerejeho no kumenya the way forward harakurikiraho iki kwa u Rwanda rwakomeje kuvuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kandi zidashobora kuvaho umutwe wa FDLR utararanduka burundu abantu bagiye babona ibirego by'ibihugu birimo Ububiligi bwakoronije ibintu bihugu byacu byo muri aka karere cyane cyane u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruvuga ruti mufatira u Rwanda ibihano ndetse hari na bimwe byafashwe ngo kuko rufite ingabo muri Kongo bavuga abandi bakavuga ko bigamije gutwara umutungo kamere iyo niyo diplomasi y'ubutegetsi bwa Kinshasa bagendaga barevandika mu bihugu bifata ibyemezo cyangwa se bifite akaboko kuri ibi bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere ibyo abantu bagiye babibona bakavuga bati iyi miryango mpuzamahanga za Human Rights Watch zigenda zikora raporo zigaragaza ko RDF yateye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bitaba byemeye ku rwego mpuzamahanga ibyo byose byagiye bivugwa ariko u Rwanda
karuma cyangwa se rukabyoroshya binyuze mu kuvuga ngo icyo u Rwanda rwakoze ni ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho kugira ngo rurinde umutekano w'imbibi zarwo ndetse no kurinda bene igihugu. Yego. Hari ibihano byinshi byagiye bifatwa, bimwe bishingiye kuri ibyo birego. Navuga ko bamwe bagiye babifata buhumyi batabanje kureba ese ukuri kw'ibintu ni ukuhe. Kabone n'ubwo u Rwanda diplomasi y'u Rwanda yagendaga ibisobanura mu bihe bitandukanye. Yego. None abantu bari kwibaza bati ese ko u Rwanda none rwemeye openly ko rufitanye imikoranire na AFC 23 mu rwego rw'umutekano, harakurikiraho iki? Urabizi mu by'ukuri nta wakwirengagiza ko igihugu gifatiwe ibihano by'ubukungu bigira ingaruka ku baturage. Kuba rero u Rwanda rwabivuze openly ko hari imikoranire na AFC 23, bamwe baravuga bati noneho hagiye gufatwa ibihano bidasanzwe. Uraza kunyunganira ikigiye gukurikiraho kubibona, ariko ngewe uko mbibona ndabona ahubwo igihe cyari kigeze ngo abantu bamenye ukuri kubiri kuba. Buri mukuru w'igihugu yigeze kuvuga ati tugiye kwinjira mu bihe navuga ko bigoye bitewe na bamwe bashaka kumva ibyabo, bashaka kumva ibyo bashaka kumva kurenza kumva realite y'ibintu uko bimeze kuri field. Aranje aratubwira ngo mukanda munaherewa, cyo bita kwizeye ku mukanda. Umukuru w'igihugu yarabibonaga ko tugiye kwinjira mu bihe bamwe bashobora kuba bias bagafata ibihano, bagafatira igihugu cy'u Rwanda ibihano, ariko kandi rudashobora kwemera Joseph no turanyunganira gace maze ndagize iki gitekerezo. U Rwanda rudashobora kwemera ko icyaba cyose umutekano wongera guhungabana cyangwa se ibyabaye byongera kuba. Niyo mpamvu umukuru w'igihugu yavuze biriya. Aho biri kwerekera rero kuri ubu ngubu, ngira ngo u Rwanda gutangaza ko hari imikoranire na AFC 23 igihe cyari kigeze ngo isi imenye ko icyatumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi atari umutungo kamere nk'uko Kinshasa yagiye bigaragaza. Nyemerera rwose uranyunganira ihangane. Ndagira ngo ntange statement yanjye uko ibintu bihagaze, uko ndi kubibona mu mboni yanjye nka Joseph. Nawe uratubwira mu mboni yawe uko ndi kubibona, kuko abakurikiye Ibuga Global TV icyo badutegerejeho ni ukumenya ngo ese yanzara nibwo tugiye kujya twayibona cyangwa se ahubwo tubonye igisubizo, cyangwa se ahubwo igisubizo kiraza kuboneka. Njyewe rero mu mboni yanjye igisubizo ndakibona aho u Rwanda rugiye kwinjira aka kanya, ni ukubwira isi openly ko never again tuyihagazeho kandi tuzahora tuyihagazeho. Nta jenoside izongera kuba mu Rwanda. Urumva, nyuma y'uko RPF ihagaritse jenoside yakorewe abatutsi, byagorana ko icyo waba witwaje cyose n'uwo waba uri wese ushobora kongera kwihembera igashoboka mu Rwanda. Icyo ni kimwe n'Abanyarwanda bagomba kwemera ko u Rwanda rwabwiye amahanga mu mboni yanjye. Ikindi Abanyarwanda bagomba kwemera ni uko u Rwanda ruhagaze ku maguru abiri, rwongeye kubwira isi n'amahanga nyuma yo gusinya amasezerano hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'u Rwanda ku bijyanye n'imikoranire mu by'ubukungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo. Urabyibuka ibyo byavugaga mu masezerano twagiye tubigarukaho. Abanyarwanda bagomba kwemera ko u Rwanda rwahagaze ku maguru abiri, rubwira isi ko icyari kituraje ishinga atari uwo mutungo kamere muvuga u Rwanda rwiba nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa rubivuga. Ibyo biratandukanye n'ukuri. Niyo mpamvu rwavuze ruti dufite imikoranire na AFC 23 kuko turwanya rumwe, bitandukanye n'ibyo mwatekerezaga ko bishingiye kuri bwa bukungu. Ibyo ngibyo abantu bakwiye kumva ko ari byo u Rwanda rwatangaje. Aha ikindi mbona mu mboni yanjye ni uko Abanyarwanda tugomba kwitegura igikurikiraho mu myumvire ya babandi bose. Niba bagihejeje inguni barafata ibihano nkuko nyine bitewe n'uko babitekereza, barafata ibihano, ariko ibihano nanone bitari buze gukuraho kuri guca mu ziko ntigushye. Niko mbyumva, tukanitegura ko ariko nanone ukuri gushobora gukura igihu ibihugu by'ibihangange byari byarashyizweho na diplomasi y'ubutegetsi bwa Kinshasa, bugaragaza ko ikiraje ishinga u Rwanda ari ukwiba amabuye y'agaciro. Ariyo mpamvu rutavuga ko rufatanya na AFC 23 rukabyita ingamba z'ubwirinzi. U Rwanda rero kuba rwakoye icyo gihe rukavuga ati murabizi ko twe twashyizeho ingamba z'ubwirinzi, turafatanya n'uyu mutwe kuko umwanzi ari umwe, bicaho byagaciye. Abanyarwanda nabyo babyitegure. Cyakora nkizera ko aho ibintu bigeze ubu ngubu, ubu noneho ari ukuba open. FDLR igomba kuranduka yanze ikunze, kuko ubwo bufatanye buzahoraho. Urumva, kizakorwa ariko mu nyungu zo kuba umunyarwanda yizeye umutekano usesuye ndetse
n'imbibi z'u Rwanda zidakorwaho ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ikintu wenda nashaka kujya tuganireho gato, wari kuvuga uti ese ibi ngibi urabibona nk'igisubizo kuba u Rwanda rwarabaye open kava ko ari imikoranire mu by'umutekano icyo nari mvuzeho igisubizo, ahubwo nawe uti nanjye ndabibona icyo mbona ngiyewe rwose simbibona nkaho ahubwo ngo bije simbibona nkaho bije gutuma ibintu biba bibi, ahubwo njye ndabibona nk'igisubizo. mu buye buryo rero ndifashisha urugero rwa Israel. Buriya ntago ingingo irebana n'umutekano w'igihugu ubundi aba ari ikintu cyo gusobanura. Niba ndabizi ku kibuga statement natangiye ndi kuvuga, ntago Israel igiye kurandura cyangwa se guhana n'ibikorwa bya Hamas, ntago ibanza kwaka inama, kubera ko iyo ngingo irebana n'umutekano w'igihugu. Kubera iki tugomba kubanza kwisobanura mu gihe turimo turarebana n'ingingo irebana n'umutekano w'Abanyarwanda n'u Rwanda, kuki dufite kuri reporting kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abandi. Iyo ni ya ngingo irebana n'umutekano w'igihugu. Dushobora kubazwa rero, umva ikintu dushobora kubazwa, byiswe ko tugabye ibitero mu kindi gihugu, cyo gihe amategeko mpuzamahanga batureba. Ariko mu gihe twebwe twamaze kwideklarara n'amahanga akaba bizi ko aba threatening umutekano w'igihugu cyacu barahari kandi bari active, mu buryo bwa report biragaragara, na raporo bashyira hanze zirabivuga, ariko mu buryo bw'ibikorwa nta kintu babikoraho. Rero simbona ko tugomba kwisobanura mu gihe turimo turashyiraho izo ngamba z'ubwirinzi zigamije kurinda u Rwanda n'Abanyarwanda. Izo ngamba z'ubwirinzi zikwiye kwitwa ikibazo mu gihe ziri kubangamira abaturanyi, ariko izo ngamba z'ubwirinzi zihari kugira ngo zirinde u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Ibi rero ngenda bibona nk'igisubizo, si ibihe mu by'ukuri by'inzara cyangwa se ibindi bihe bishobora kugira icyo bihungabanya ku Banyarwanda. Ibikorwa dufite turabikomeje, ibikorwa by'iterambere n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nk'uko guverinoma yacu ihora bishyiramo imbaraga, birakomeje rwose. Imibanire diplomasi yacu nibaza ko rwose iri mu za mbere muri Afurika. Ubuyobozi muri gahunda zitandukanye barakomeza gukora rwose. N'ufite ibikorwa by'iterambere ategura abikore, nge simbona gishobora kuza guhungabanya ibikorwa byacu by'iterambere, ubufatanye dufite n'ibindi bihugu n'ibindi bigiye bitandukanye. Buri gihe nabonaga cyari kibi ni cyagiye n'ubundi umukuru w'igihugu yavuze, kigakurikirwa no gucana umubano n'Ububirigi. Bira bihe twarabirenze kandi mu by'ukuri nabyacitse. Umunyarwanda akomeje kubaho uko ari, gusa icyahindutse ni ya mikoranire ku rwego mpuzamahanga n'Ububirigi, ariko nabwo twacanye umubano twabanje gusobanura impamvu nyuma y'ubukoroni na nyuma yo gukomeza kugira uruhare mu byiswe neo colonization, ubukoroni bwitwa buvuguruye. U Rwanda rwaravuze ruti enough is enough, reka tubeho nk'Abanyarwanda, turi gukomeza kubaho muri shadow cyangwa se mu gicucucucu mwe mwaremye. Twe dukeneye kubaho nk'Abanyarwanda, which is clear. Nikeza kari n'ikintu cyumvikana. So simply si muri kigiye guhungabanya u Rwanda n'Abanyarwanda, as long as turi mu murongo wo gushyigikira ndetse no kurinda igihugu n'abaturarwanda. Nagushimiye se Mugeshi. Ndagushimiye cyane Joseph. Abakunzi ba Ibuga Global TV ndabashimiye, reka nongere mpikaze ibitekerezo byanyu ku chano yacu, mujye mutwunganira, mutubwire, muduhe inyunganizi, icyo twagarukaho ubutaha turahari turiteguye. Ntekereza ko bya bindi byose twatangiye tukubwira ko abantu bakomeje kwibaza bati harakurikiraho iki, biragenda bite ku Rwanda noneho rwemeye ku mugaragaro ko rufatanya na AFC 23, bamwe bakabitwerera umutekano mucyo ugiye guhituza mu karere, abandi bakavuga bati diplomasi na politike noneho ubu bigiye kubyara ikindi. Ngira ngo muri interaction muri kuganira tugiranye hose urakuramo ibisubizo, ariko bitabujije ko nawe inyunganizi yawe tuyihaye karibu. Nk'ibisanzwe subscribe, comment, like ndetse na share aho biri ngombwa, ubundi ukajya uhora wana n'ibiganiro bya Ibuga Global TV. Yeri Joseph Iradukunda muri kumwe na mugenzi wanjye Mugeshi Bayingana. Reka dushimire timu ya tekinike nayo tuba hafi ku ishusho ryiza mubona, ndetse n'ubuyobozi bwagutse bwa Ibuga Global TV. Tubabwira ko tuzakomeza kubaho ibintu byiza ndetse tukarengura urwego tukagera ku rundi, ariko kandi ntibyashoboka namwe tutari badahari. Yego tubane rero, reka tuzongere mu bindi biganiro bikurikira. Blessings.